Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udakuyemo kubana n'umuco wa TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki turi ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu 2025 tuje mu makuru yacu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no muri Kongo muri rusange. Sentama uraho waramutse neza? Twaramutse neza Mushakamba, namwe mwaramutse neza? Yego natwe turamahoro. Ni amahoro. Katwifurize bashiki bacu n'ababyeyi batubyara bose umunsi mwiza wahariwe umwari n'umutegarugori. Umunsi mwiza kuri bose, tunifurize by'umwihariko abakunzi b'umuco wacu TV na Nuru ya Mashariki radio televiziyo b'igitsina gore, tubifurize umunsi mwiza. Byiza cyane. Ngira ngo mbere yuko twinjira mu makuru, yego, umujyi wa Goma umeze neza ndetse mbonye hariho komite de kute yaho. Bashyizeho umuyobozi. Bashyizeho umuyobozi ni umugabo witwa Remy Segihove. Uyu nguyu akaba yarigeze no kuba umukandida depite. Yego. Muri uhagarariye IDPS ngira ngo. Ishyaka rya Joseph Kabila. Ishyaka rya Joseph Kabila. Mu badepite b'ubushize. Yari nomero 266. Uyu rero ikaba ari nyiri radio yitwa Blessings FM. Ni umugabo ubona usobanutse, ufite isuku ku mubiri. Yego. Umusirimu ushobora kuba anafite n'isuku mu mutwe. Ubwenge. Ubwo nyibukije ko ni hena bisomyera. Hari ukuntu amakuru atambuka. Yego. Sinzi cyeka niba ari uyu mugabo akaba ari n'umukire. Hari umugabo w'umukire wiyunze kuri M23. Yego. Naje ndebaho nkeka nshobora kuba nabibonye. Cyangwa ashobora kuba ari uyu. Byanashoboka uri umuntu ufite radio. Yego. Agafaranga bagafite. Yego. Byashoboka nza kumubona ndakubwira. Yego. Tugira nawe tumurebe ariko ikiriho nuko M23 ikomeje kunguka amaboko. Yego. Ku buryo buhagije rwose. Yego. Tubagaruka ku ngingo mu gihe tukomeje amakuru yacu nanareba iyo ngingo. Amakuru yacu rero agiye kwibanda ku ngingo zigera kuri enye Mushakamba. Ingingo ya mbere ifite ibice bibiri, M23 mu mirwano na FRDC Wazalendo n'Abarundi muri Rwashi na Kanigi hakurya zone Masisi. Hari hamaze iminsi habera imirwano. Yego. Imirwano itoroshye Mushakamba. Ku bahazi rero Kanigi ni abakongomani bakunze kuhita ngo ni Kanii. Urusise rurerure ruri hakurya ubu rureba hakurya cyane. Yego. Ya Masisi. Aha rero umuriro waratse ndetse no mu gice kimwe cya Rwashi n'ahantu ugana imahanga. Reka turebe kuko iyi ngingo ya mbere ifite ibice bibiri. Igice cya kabiri turareba ku masasu akomeje kujya yumvikana mu bice bimwe na bimwe by'umujyi wa Bukavu. Aha naho turaza kubireba. Ikindi tuza kureba ingingo ya kabiri, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyizeho amafaranga yo guta muri yombi abayobozi ba AFC M23 kandi baba mu gihugu. Ibyo tukaza kwibaza icyo bisobanuye. Cya gatatu cyangwa aha hari n'umugabo wabiteyemo urwenya turaza kureba. Yego. Hano urwenya rusobanutse Mushakamba arangije arababwira ati Constant Mutamba unzanira mu mafaranga
miliyoni zijya ngo ni 20 na zingahe. Noneho turaza kureba abasirikare bari bayoboye FARDC Goma na Bukavu bagatsindwa na M23. Bamwe batsinzwe na M23. Batsinzwe na M23 n'abayobozi b'ishyaka rya Kabila bigiye kugezwa mu nkiko. Yego. Izi ni za manza zo muri Kongo. Hanyuma turaza gusoreza ku ngingo ivuga kuri Kinshasa, aho Tshisekedi yahaye abarimo umwana we imirimo igihe abakozi ba stade nkuru ya Kinshasa barimbuye amazamu kubera kudahembwa, aho bamaze amezi agera mu 9 mu Shakamba. Ni hafi umwaka. Ngira ngo ibyo nibyo tuza kuganiraho mu Shakamba. Duhere kuri iriya ngingo ibanza mbere yuko tuyigeraho. Yego. Hari uwiyise Koloneli Nzayisenga Jado. Yego. N'abasirikare be 60. Yego. Ubwo so santene si 60. Ubwo ni 60 na. Ni uguhera kuri 60 kugera kuri 69. Babaga muri batayo ya General Mutayomba. Mutayomba turamuzi, ni wa undi wa Wazalendo yarazengereje abantu mu bice bya Rubaya. Mu bice bya Rubaya na Gatare. Biyunze kuri AFC M23. Yego. Ubu ni bari abatsindiwe hariya za Kaniyi na Bugabo. Byashoboka. Nyuma yabo wenda nanone reka twongere tuvugeho gato ejo twavugaga Sadeke. Yego. Tuvuga ibyayo n'uburyo kikomeje gukubitirwa hareba inzega cyangwa ibyayi iri mu nama z'igisebo. Yego. Yamaze kwemeza ko igomba gukura abasirikare hariya. Yego. Nubwo yavuze ko izakomeza kuba hafi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Ariko ngo ihanganye no kurushaka ukuntu yataha icyuye n'ibikoresho byayo. Ibyo ngibyo byatangajwe na Perezida wa Zambia Mushakamba. Yagize ati, mu magambo ye yagize ati, ni Perezida Hakainde Chilema. Yavuze ati, this afternoon as outgoing chair we participated in the extraordinary SADC organ Troika Plus Summit to address the security situation in Eastern DRC in Eastern DRC. Ati kuri iki gicamunsi nk'umuntu wayoboraga ucyuye igihe twagiye mu nama ya SADC idasanzwe, aho twaganiriye tuganira ku birebana n'iby'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Arakomeza ati, chaired by Tanzania's President His Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the summit provided an opportunity for us to express our deepest condolences to families who have lost loved ones in the ongoing conflict. Twaboneyeho rero kwihanganisha imiryango yaburiye ababo muri biriya bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo bikomeje. Yego. Agakomeza ati, as a neighboring country, Zambia is deeply concerned about the instability in the DRC, which affects not only our nation but the entire region. Nk'umuturanyi, Zambia bikomeye ihangayikishijwe cyane n'ibibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko
bikora no ku bindi bihugu uretse Afurika, uretse Congo, bigira uruhare no bigira ingaruka no ku bindi bihugu muri aka karere. We stand in solidarity with the fellow heads of state in supporting the resolution for the withdrawal of some DRC force and its equipment. Turi mu ruhande rumwe na bagenzi bacu mu bufatanye na bagenzi bacu nk'abakuru b'ibihugu kugira ngo haboneke igisubizo cy'amahoro, igisubizo cyo kugira ngo dukure ingabo zacu hariya, ni ukuvuga ingabo za SADC za SADC tuzikure hariya hamwe n'ibikoresho byazo. Ni ukuvuga bari mu mishyikirano mushakamba yego yo kugira ngo barebe uburyo bacyura ziriya ngabo za DRC, kuvuga ingabo za Tanzania, ingabo za Afurika y'Epfo n'ingabo za Malawi, barebe uko bazicyurane n'ibikoresho byazo. yego Ibi rero nibyo byatumye batinda, byarakomeye. Ahubwo bati tubacyurane n'ibikoresho byabo. Kandi bati baratsinzwe, umuntu watsinzwe imfungwa y'intambara nta byaba ari agasuzuguro gutahana ibikoresho bye. iyo utsinzwe usiga byose. Buri umwe rero agakurura undi agakurura agira ngo igitekerezo cye gitambuke, niyo mpamvu banatinda hariya ngira ngo. Twavuga ngo igitindije SADC hariya cyamenyekanye. We also advocate for a peaceful diplomatic solution to restore peace, order and tranquility in Eastern DRC. Twakoze n'ubuvugizi, turimo gukora n'ubuvugizi kugira ngo haboneke igisubizo cy'amahoro, igisubizo cya diplomasi, igisubizo cyo kugarura amahoro, kugarura umutekano, no kugarura ubutegetsi, order, cyangwa se abantu bagatuza, umutuzo n'amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Hakainde Hichilema, President of the Republic of Zambia. Ubwo rero bo bahatana kugira ngo bacyure ingabo zabo n'ibikoresho byabo bya gisirikare, MONUSCO yo ihatana ishaka ibindi. Yego. Ihatana ishaka iki? Ihakana ishaka urwiyenzo. Yego. Ngo M23 ngo isubize ibice byose leta. Yego. Ngo yubahirize ibyo leta ishaka. Yego. Ariko byose ngo ni amabuye y'agaciro yicayeho. Bicaye ku byumba bibiri byuzuye bipakiye amabuye. Aho rero niho ruzingiye pe. Ikirimo cya mbere cyo kwishimira. Yego. Cyo kwishimira cya mbere nuko MONUSCO, nuko wenda SADC, nari mvuze MONUSCO bitari ngombwa, nuko SADC yemeye ko yatsinzwe. Iremera mushakamba, urabona baricara bakayaga bakarira. Umwe bati twarapfushije, n'undi ati natwe nuko, n'undi ati natwe byatubayeho, basanga ni amarira habuze uhoza undi. Yakora kuko hari abataragiyeyo, abo ngabo bagafasha mu guhoza ba bandi bagiyeyo. Gusa ntibinaboroheye n'ibihugu 16 hakora inama 5. Yego. Nuko ibyabo byamaze kuba imboga zibishye cyane. Wenda ikindi. Yego. SADC. Yego. Kamvuge ngo yungutse ibitereko yasheshe. Yego. Iyo yibutse diplomasi, ingabo zayo zimaze gukubitwa. Zashize ahubwo. Yibutse diplomasi, abasirikare baba bapfuye. Yego. Ubundi ububaza usibye wenda ko nta muyobozi buri cyo asobanura. Yego. Umunsi abayobozi bariho bavuyeho bagasimburwa nabo bahanganye.
yego bazabasobanurira ko abo bana babo bishwe n'iki, bapfiriye iki. ihurizo rikomeye. Uzi gupfira ubusa, gupfira ubusa uri umusirikare w'igihugu watakajweho amafaranga ugatozwa ukagira gute? Ntibiba byoroshye, ntabwo byoroshye. twakwigira ku ngingo zacu noneho. reka tujye ku ngingo zacu. M23 mu mirwano na FARDC, Zarendo n'Abarundi muri Rwashi na Kanigi, yego, hakurya ya zone ya Masisi. kugira ngo ahangaha nahasobanuye Mushakamba. yego, igice kimwe cya Rwashi, igice cyo muri Kaniyi, Masisi rurerure cyane ruri hakurya y'icicaro cya teritwari ya Masisi. ariko nimbuga hakurya uze kumva ko hahegereye cyane, ubu hareba mu birometero bitari hasi y'10. ahangaha rero isasu riravuza ubuhuha, ngira ngo ni ukuva ejo bundi isasu rivuza ubuhuha. Mushakamba byatangiye ejo bundi, buriya nuko abantu batabimenye. yego. bimeze bite? habayeho Wazalendo na FARDC n'aba Barundi bari mu bice bya Walikale, yego, muri wa mugambi wabo wo gutesha umutwe M23, bashatse kugaba ibitero Masisi zone, yego, babigerageje, yego, biranga. ariko ku bw'amahirwe ubutasi bwa M23 bwabimenye ko bagiye kubigerageza, bagiye kubikora, yego, basanga M23 iri tayari, basanga iriteguye. yego, M23 rero barahangana, amabombe, imbunda ntoya n'inini, yego, yavuga, yego, birangiye M23 ibasha kubasubiza inyuma, irabakurikira, yego, ariko kubera ko bari bariteguye, bateguye imbunda nini n'intoya, navuga ngo intambara niyo mpamvu iri kuva ejo bundi nk'uko ubivuze. yego, ntabwo ari abantu batiteguye. Wazalendo zose ziri mwari amashyamba, FARDC ziturutse mu nzira zose zishobora guturuka kugera muri Walikale mwari amashyamba, zose zishyize hamwe, FARDC n'abo Barundi n'aba bandi bahunze bakubiriwe muri hagati babuze iyo bahungira, bose bishyize hamwe muri iyi minsi, nibyo barimo bashatse kugaba ibitero, basanga M23 iracyakomeye, ibasubije inyuma. ni intambara ubona nikomeza igakomezanya umurego. M23 turumva yageze muri Walikale, kandi ndakeka nigera muri Walikale ni pinga izavamo mbere y'ahandi. pinga iri kure, buriya pinga yasigaramo hagati ahagana ruguru. buriya ahubwo bishobora gusatira Walikale nyirizina ku cyicaro. niho haba hafi, niho haba hafi. ikiriho rero buriya ni iki? ikiriho ni uko gusatira Walikale, iramutse isatiriye Walikale bisobanuye nuko bashobora kwinjira no mu yindi ntara. yego, intara ya Maniema. ariko nituvuga ngo kwinjira muri Walikale, abantu ntibumve ko AFCM 23 itarinjira muri Walikale. yinjiyemo kera igihe yarwanaga mu bice bya pinga. yarwanaga mu bice bya pinga, ifata Peti. yinjiyemo kera igihe yarwanaga mu bice by'Ihura. irimo kuva ifashe agace ka Rusamambu. iyo ni Walikale ikora hariya munsi ya Rubero. yego, kuko Walikale izenguruka iragaruka ikaza no gukora kuri Kivu y'Amajyepfo, ifata ahantu hagari cyane. Walikale rero tuvuga ni nka Walikale twavuga yo hagati, kuko n'iriya bayinjiyemo banyuze hariya, haba hasigaye ikindi gice cya Walikale kigaruka kuri Kivu y'Amajyepfo. yego, ngira ngo bizorohera M23 kuko Walikale isa n'iyazengurutswe. ibi twabivuze mbere, dusubiye no mu makuru yacu yabanjirije mbere cyane, igihe barwanaga i Gatare bafata Masisi. ibi bintu twarabivuze. twabivuze ko intambara ikomereje hariya ishobora gukururuka ikagera no muri Walikale mu gice cyo hepfo. Walikale irakenewe na M23 turebye dukurikije aho bamaze gufata. Walikale Mushakamba hariya niho harimo
harimo ibirombe bimwe na bimwe muri bya birombe bya Canada yayindi yafatiye u Rwanda ibihano yego kubera ubusahuzi bakora hariya muri Congo. hariya uzi ko Canada muri iki gice cy'uburasirazuba ihafite kampani zigera mu 9 z'ubucukuzi bw'amabuye zicukura mu birombe ahantu hatandukanye. Hariya rero naho hari ngira ngo hari iyitwa Alpha Mining, ariko siyo yonyine, hari n'izindi kuko bafite izigera mu 9. Bari 9 ntabwo ariko zose ziri muri Warikare gusa, ziri n'ahandi, ariko kiriya gice zirahari zishoreranye nyinshi rwose. ese Kisekedi azaha ibihe nuza Amerika ko mbona byose n'ubundi yarigabije abanyamahanga? Ibirombe byo muri Congo byo ni byinshi. Ugiye hirya iriya muri za Kasai na hehe naho amabuye arahaba. Ufashe iki gice mu bice byegera Kisangani naho amabuye arahaba. Wakomeza no hirya hagana ku nyanja naho habaye amabuye aracyayafite. Ese noneho barajya hehe ko namenye ko mu Rwanda muri Musanze ibice biri hafi y'ibirunga zahabu ziri kwibunza? Nibyo bigiraga babeshya ngo ugira zahabu, ariko ubundi u Rwanda narwo rufite zahabu kuko amakuru mfite yego mashya. Yego urabona ko amaze iminsi kiriya kirunga cya Nyamuragira gihinda, yego gisa n'igishaka kuruka, yego gisa n'icyashongesheje amakoro yari mu buvumo bw'i Musanze, yego abisa zahabu zari zihari. Yego ubu butaka bwo muri ibi bice byo mu majyaruguru ugana hafi y'ibirunga, yego ubu bwabaye imari kuko umuturage ari guhinga akavuga ku ibuye atazi iryo ari ryo, yareba bagasanga ni zahabu bakaba barahakomye. Yego bisobanuye rero ko ahubwo uko bashyira igitutu hariya niko Imana igaragaza ubutunzi buri mu butaka bw'u Rwanda. Mushakamba ubutunzi burahari kuko hari ahantu henshi abantu bahoraga bicariye se batazi ko bihari. Kandi binyibutsa ijambo niba ari James Kabarebe, sinzi umudipolomate w'u Rwanda wabivuze. Yego ngo ibuye uburasirazuba bwa Kongo bwicayeho ni naryo buye u Rwanda rwicayeho cyane. Ati rero amabuye ari muri Kongo mu burasirazuba no mu Rwanda arahari, nuko abantu baba batarayavumbura kuko Mushakamba ndibuka turi abana iriya rubaya twarayinyukanyukaga ugenda rwose. Abantu ibice bimwe babihinga itabi, abandi bahinga ibirayi, ahandi bahinga ibishyimbo, ibintu binyuranye, ntawe uzi ko harimo amabuye. Ibintu by'amabuye babimenye nyuma. Hari n'abirwaga bambwiye ko baragiye birwaga batera inyoni za turumarine, amabuye akomeye batabizi rwose. Ajya gutera inyoni agatoragura ibuye agafata turumarine nk'akabuye gasa ubururu cyangwa icyatsi agatera. Rero amabuye arahari nuko bataravumburwa. Twakomeza na beyi y'iyi ngingo. Yego turebe amasasu akomeje kujya yumvikana mu bice bimwe na bimwe by'umujyi wa Bukavu, ho bimeze bite? Ku mugoroba abantu bumvikanye bavuga ko ngo amasasu ari kuvuga muri Bukavu hariya hitwa Nyawera. Yego ni urugomo, ni amabandi akomeje ibikorwa bitandukanye byo kwiba no gusohora abaturage, ariko M23 igatabara. Muri iki gitondo nabwo hakwiye andi mashusho n'amafoto, amabandi yifotoje yagiye mu kigo cyitwa Kamizike nibagira. Yego baragenda ngo M23 yahavuye yagiye avuga ngo bayomba ngo bagiye bifatira imyenda ya gisirikare yo yasigayemo barifotoza. Ariko abaturage baraniba baranasahura. Ikintu cyo kudasahura cyo rwose kukihanganira cyabananiye. Barangije bati
wazarendo na baba propagandiste ba Kinshasa barangije bateye mu 23 bavuye mu mujyi twawigaruriye. Umuganga Lawrence Kanyuka yavuze abanyomoza yahise abinyomoza. Muri Mushakamba igisirikare kigira tekinike zacyo utamenya. Kigira tekinike zacyo udashobora kumenya. Ushobora kuba bari aho uyu munsi bakahava kubera impamvu bwite udashobora kumenya. Ibi rero ibi bibaho. Bashobora kuhava ya myenda yashaje yasigaye. Yego. Bariya bakagenda bakambara bati twafashe ikigo, ariko ntabwo ariko biri. Oya ni n'amabandi nta mbunda bari bafite, yewe nta n'agakoresho ka gisirikare. Yego. N'abarara nyine babarara b'umujyi baba bari aho ngaho bazenguruka binywereye utumogi bifotozaga. Hari n'uwiyise general majoro. Ni ishema rye kwita generale kuko yumva biba bimushimishije. Hariya kwitwa generale ni ishema rikomeye. Mushakamba wabonye ko n'abarwanyi b'imitwe biyita ba generale, bamwe tujya twita ngo ni generale autoproclame, ni uwigize generale. Bayumva ko ari ishema generale, ari umuntu wubashywe, nawe akumva ko yakwitwa generale. Lawrence Kanyuka rero abinyomoza muri aya magambo, aravuga ati après uyu ni Micombero. Ni umunyamakuru watangaje inkuru. Après un matin agité dans la commune Bagira, dans la ville de Bukavu, les rebelles du M23 affirment que le camp musique est sous leur contrôle. Uyu arabivuga ati nyuma y'igitondo kirimo ibintu by'amakuru ameze ukuntu bikanganye, agize ati nyuma y'igitondo hari abagira bafite uruhagarara muri komine ya Bagira M23 baremeza ko ka muzike bayifite barimo bayigenzura. Aha ni hantu bavugaga biriya birara bavugaga nyine, bavugaga n'abazarendo bavuga ko ngo bafashe bigaruriye. Contrairement aux rumeurs propagées sur les réseaux sociaux par les médias du régime de Kinshasa, la ville de Bukavu est entièrement sécurisée. Bitandukanye n'ibihuha bikwirakwizwa n'ubutegetsi bw'i Kinshasa nkoranyambaga, umujyi wa Bukavu wose ukungana ufitwe n'abarwanyi ba AFC M23 kandi ufite umutekano. Le camp musique est sous le contrôle de la AFC M23. Yemwe na cya kigo cya gisirikare bita camp musique nacyo gifitwe n'abarwanyi ba AFC M23. Que ces médias fournissent donc des images actuelles, a déclaré Lawrence Kanyuka, porte-parole du M23. Noneho niba batunyomoza ibyo bitangazamakuru nibigaragaze amafoto agezweho y'ubu ngubu bari ubwo ngo ni ibyavuzwe na Lawrence Kanyuka. Micombero ntakiri mu propagandiste wamuyaye. Buriya amafaranga yarashize bamuhaga. Yaranayobotse noze kukuri ko ariko atabeshya ukuri kandi ayikuyoborwa n'abanyakuri. Atari nka mbere yayoborwaga n'abanyabinyoma ba Kinshasa. Ibi rero Mushakamba byumvikane neza. Abantu benshi bibazaga bati wazarendo umujyi wa Bukavu bawurangije bawufashe. Kandi uretse na hariya hari hakirwanirwa n'Kinshasa hatarwanirwa, hari igihe tujya tubona amabandi yarikoroje. No kuri perezidansi ya Tshisekedi higeze kuvugira amasasu nkanswe hariya. Hari na video cyangwa ubutumwa bwatanzwe na meya w'umujyi. Yego irahari. N'uyireba urabona ahagararanye na Colonel Nsabimana. Cyane.
irahari kandi ibyivuga ni ukuri. Reka ndebe ko ifunguka tuyumve. Ni video y'umunota umwe. Yego. Tuyumve. Hangane turebe ko ifunguka. Nta kibazo. Yego. Binyuma bya Kinshasa erega byakoze kera ariko ntibizakora ubu. Erega ikibazo birakora hagasohoka amakuru agaragara akagaragara binyomoye. Nicyo kibazo. Reka tumwumve. Yego. Wakati wa Bukavu unaona hapa niko na majambazi. Ati baturage b'i Bukavu murabona hano mfite abantu b'amabandi. Mu mabandi ahari urabonamo ikintu cy'igisore cyambaye umupira t-shirt y'amaboko magufi ifite utuntu ku ntugu. Yego. Tudutuku tugaruka hano imbere aharebana no mu gatuza. Ariko hari n'abandi bicaye. Naravuga ati murabona ko abaturage b'Ubukavu murabona ko hano ndi hamwe n'amabandi. Walishikwa kisha kuopeleka hoteli Kinshasa. Huyu bwana huyu mwanaume ati bari bamaze gukora nyuma ya operation yakozwe kuri hoteli Kinshasa. Ati nyuma y'iyo operation twakoze operation hafatwa abasore b'amabandi bita amajambazi. Umusore yerekana uhagaze ati murareba uyu nguyu. aliingia pale usiku akapandisha sherafu nyingine kuna waka akashambrete mwa nyuma kule akamtia semizi mkinwa akamtia kanya kusini asema yeye mkuu wa AFC M23 mushakamba uyu yerekana nubwo yinjiye kuri hoteli akazamuka hejuru ngo hari akumba kabamo ngo habamo jera. Jera no kuvuga ni manager ni umucungamutungo ibintu nk'ibyo. Yego. Noneho ngo amufunga ishati mu kanwa kugira ngo atabasha gutabaza. Aje ngo amushinga n'ikanya mu irugu. Urumva ko amabandi abazi ibintu rwose. Baje baramubwira ati jewe ni muyobozi w'aba AFCM 20. Ubago umuntu yitiriraga abantu gutyo ntabwo yari umuntu uje kwishakira ibyaryo. Ni umujura. Yego. Reka dukomeze twumve. akakamata 15 bouteilles ya whisky ngafata amacupa 15 ya whisky. akamata contact ngafata kontaki urufunguzo rw'imodoka. na ule shera mbe akona gari. Ati afata kontaki y'uwo mujera ariko nta modoka yabonye. Akabeba arabijyana. nakuwa pengine walikuwa na magari wanasema yuko wanatumia Rwanda kufika frontier wanafukuza chauffeur. Ati hari abandi rero batwama amamodoka birukana shoferi bavuga ko ngo bakora kuri douane y'u Rwanda. Kisha wanamwambia wazo kufiri wana system wanatia mu container wana changer rangi au wanachinja. Ati none amamodoka barayajyana hano mu mujyi. Yajyana ahantu muri container. Ati murabizi bijya bikorerwa hariya. Amamodoka bayasiga andi marangi. Bamaze kuyasiga andi marangi barayabaga. Kubaga amamodoka ni ukuvuga ni ukuyafungura bakajya bagurisha uduce udupiyesi. Urumva ko ari ibisambi ibingibi. Wanauzisha mpesa tasho. Ndio tunakamata hapa twafasha. Urumva rero ni byavugaga n'abangaba babikora. Urumva ko babafashe. Yego. Mu mujyi uwo ari wo wose ugiye kibohorwa bibaho. Yego. Bibaho cyane rwose. Si bishya ariko nanone ingamba zo kubihashya zo zirahari cyane nka Bukavu ni nini kandi ahantu bayo n'amabandi. Yego.
ngira ngo ibijyanye na insekirite abo kavu birumvikanye kandi biramenyekanye, birasobanutse, abantu barabimenye, ni amabandi, ariko ntabwo amabandi yarangira nonaha Mushakamba, kavu ifashwe ejo bundi, ahubwo ikiriho ni ugufata umwanya ariya amabandi yose bakayamaramo. ikigaragara n'amabandi yari yararezwe na Kinshasa azarangiramo. si amabandi avutse kubera impamvu, n'amabandi n'ubundi yari asanzwemo kandi yarezwe na Kinshasa. Uko ni ukuri. Reka dukomeze ku yindi ngingo. Yego. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero yashyizeho amafaranga yo guta muri yombi abayobozi ba AFCM 23 kandi baba muri kiriya gihugu Mushakamba. Biriya bivuze iki? Iyo hari ibintu nariyumvisha ukuntu umuntu utuye mu gihugu, uri mu gihugu, uri perezida w'igihugu, uri leta, uwo muntu umushyiraho mandadare, ufite ingabo, ufite polisi, ntibagiye kumufata, nyuma y'ibyo niba kumufata birakunaniye, umushyiriyeho mandadare, nako wabanje kumuburanisha adahari kandi ari mu gihugu, nyuma ya mandadare uramufashe umushyiriyeho ikindi turita umushyiriyeho amafaranga ngo ku muntu uzamubona ngo uzamufata, uramushyiraho amafaranga ku muntu uzamufata, wagiye kumufata ko ari mu gihugu cyawe ko ufite abasirikare. Ibi rero ngenda bibona ni itangazo ryashyizwe hanze na Minisiteri y'Ubutabera, ariko ngenda bibona nko gutsindwa kwa Kinshasa, ni ukwisuzuguza. Gutsindwa kwa Kinshasa, gutsindwa kwa Kinshasa kuko reka nkwereke niba nyibona iyi nkuru, sinzi niba cyangwa naraye nyiguhaye. Wayimpaye iri hafi rwose. Nayiguhaye, nduba naraye nyiguhaye. Ni umuntu washyizemo urwenya, ariko urwenya rusekeje. Cyarugera ngo twumve. Wenda mu gihe uri kuyishaka. Yego. Nanjye hari ikintu ndi buze kusa n'uwongeraho. Yego. Tekereza ko nguhaye aho uyibona hafi. Nayibonye negezeho. Tekereza ko iyi minisiteri ari imaze iminsi ikoresha ibiterane ngo abantu batange amafaranga yo gufasha ingabo, amaturo. None aho kugira ngo niba iri gukora muri aya maturo, aho kugira ayo maturo akora akazi cyangwa bafate bongeranye, bagaragaje ko bafite andi mafaranga yo gupfusha ubusa mu gushyiraho mandadare cyangwa mu gushaka uzafata umuntu uri mu gihugu cyabo, bakongereye imbaraga icyo gisirikare cyabo kikajya kumufata, kikarwanya Ventura, kikayitsinda, kikamufata, kikamuta muri yombi. Uwo musasenguzi yagize iki? Reka tubirebe. Nari mpavuye ariko reka nongere mpasubire. Yego. Uyu musasenguzi yavuze ati amamiliyoni yoroshye kuyinjiza. Les millions les plus faciles à gagner de ma vie. Amamiliyoni yanyorohera kuyinjiza. Cher Mutamba, ubwo aho arimo arabwira Ministre w'Ubutabera. Je vous donne en exclusivité les lieux où sont toutes ces personnes. Ati byihariye ndaguha neza ahantu abo bantu bari. Icyambere 15 millions pour Nanga, Bisimwa et Makenga. Urumva ko buri umwe muri abo ko ari batatu yamushyiriyeho miliyoni 5. N'undi agakomeza ati ils sont au Nord Kivu en République démocratique du Congo.
akavuga ati ayo ndayariye ayo urayama izo 15. kandi koko baravuga n'umuntu wahanga aho bari. noneho kabiri Pero Ruara est en Belgique, ari mu Bubiligi. Il est protégé par les renseignements belges depuis que les assassins arabes de Molenbeek avaient été payés pour les tuer. Je veux 4 millions. Il a la protection internationale comme exilé politique. Uvuga ati uwitwa Pero Ruara wari mu Bubiligi arinzwe n'abashinzwe ubutasi b'Ababiligi kuva mwakwishyura Abarabu bo mu mutwe cyangwa bo mu itsinda rya Molenbeek kugira ngo bamwivugane. Aho rero ndashaka miliyoni 4 zanjye. Arinzwe n'amahanga nk'umunyapolitike n'impunzi y'umunyapolitike. Aho ngaho akabariye miliyoni 4 zikaba zibaye 19. Agakomeza ati Irenge je pense qu'il est aussi en Belgique. Uwitwa Irenge nawe ndatekereza ko ari mu Bubiligi. Yo aussi réfugié politique 4 millions. Nawe mpa miliyoni 4. Ngo ziraba 23. Yego. Merci de me contacter pour me remettre les 25 millions ariko ni 23 millions. Ati urakoze rero kuba uzandeba ukashikiriza amamiliyoni yanjye. Je vais utiliser cet argent pour acheter 100 maisons aux veuves de soldats. Izo miliyoni nuzimpa nzazikoresha ngure inzu 100 z'abapfakazi b'abasirikare. Le reste je vais construire des écoles et 5 usines. Hasigaye nzayubakamo amashuri n'inganda 5. Urabyumva rero ko ubwo yasubizaga ririya tangazo bari bashyize hanze bavuga ngo barabashaka. Wenda mukanya turi bubone n'izindi nkuru. Yego. Ndavuga ngo bijya guhura. Yego. Ariko kimwe mu bintu birimo. Yego. Bari kwambura abakozi babo. Yego. Ariko bakabona ngo yo gushyira ku bantu bari mu gihugu. Yego. Yo gushakisha abantu bafite mu gihugu cyabo. Yego. Nibyo bintu biba bisekeje cyane. Cyane. Ariko mushakamba umuntu yakwibaza ko bavuga ngo barashaka ko ababarangira aba bagabo bagashyiraho n'ikiguzi kandi bazi aho bari. Kubera iki batagenda ngo babafate? Bafashwa ari bo ubwabo. Babambuye Goma, babambuye hehe, ubu ntiyasubira muri Igoma, ntiyagera Igoma nta bushobozi babifitiye. Ntiyagera i Bukavu. Yego. Iki ni ikigaragaza ngira ngo ni imitego bitega. Yego. Mu gihe amahanga ari kubasaba kuganira na M23. Yego. Bo baritega imitego ibabuza kuzaganira na M23. Bavuge bati twashyizeho n'ikiguzi kubababona bakabashyikiriza. Kandi intambara nibo ihombe. Yego. Barakwa imbunda, barakwa ibikoresho runaka, barakwa buri kimwe cyose. Yego. N'ubutaka bakabwaka. N'ubutaka. Yego. Ahubwo hagasa naho hari kuvuka ikindi gihugu. Yego. Nahoze ndeba ikiganiro Jeune Afrique yagiranye na Seth Kiku n'umunyapolitiki utavuga rumwe na Gisekedi. Yego. Amaze iminsi afunzwe, wafunguwe. Yari yafungiwe muri Demiap. Aba yari Makara. Yego, Makara. Ariko baje kuba mukura bamujyana Demiap. Yivugiye ko
muri ya gereza y'ikuzimu. Yego yivugiye ko yego Kongo yego ari nk'imodoka itagira yacitse feri, yacitse feri ngo kandi twawe n'umusazi ugenda agonga aho abonye hose. yego ntiyabuze umusazi ko mutereka yabuze umuntu udafite ubwenge. yego udafite ubwenge rero aba ari umusazi, birumvikana. yego ubwo rero ibyo ntitubihuza, Kongo yararangiye cyane. byo ubwabyo ni ukwisebya. none se umuntu uri mu gihugu cyawe umushyiraho mandadare, nyuma yo kumushyiraho mandadare ugashyiraho n'amafaranga? byose byabaye hehe? wagiye kumufata se wamugabyeho igitero? izo ngabo zifite ihemba. yego niba rero atabishoboye kujya kumufata, bisobanuye ko kurusha imbaraga nyine. Mushakamba ikindi kiriho kora biriya jengera ni ikinamico baba bakora, kuko nanga iyo akoresha inama i Bukavu baba bamureba, iyo akoresha inama i Goma muri Stade de l'Unité baba bamureba, nanga iyo asoza amahugurwa baba bamureba. byose barabibona, kubera icyo barenga bakabazaho nanga ari kandi bahazi. iriya minisiteri yabuze akazi. yego yabuze akazi, ntishaka kwita ku bibazo by'abaturage. ngira ngo niyo minisiteri ushobora kujora. Shakamba minisitiri uba yafashe ku ruyama. niyo minisiteri ushobora kujora ukumirwa. ku batazi rero ku batazi ikintu yakoze wenda twanakibasomera bakacyumva. yego yanditse ngo son excellence monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux annonce qu'une récompense de 5 millions est offerte à toute personne permettant l'arrestation des condamnés Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa et Sultan Makenga. nyiricyubahiro minisitiri wa leta, minisitiri w'ubutabera no kurinda ibirango bya leta aramenyesha ko hari ibihembo bya miliyoni 5 by'amadolari y'Amerika bizahabwa uwo ari we wese uzafasha mu guta muri yombi abantu bakurikira baciriwe imanza aribo Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa na Sultan Makenga. En outre, une prime de 4 millions de dollars américains sera accordée pour toute personne, pour toute information menant à l'arrestation de leurs complices en fuite, notamment Pero Ruwara, Irenga Bayerenge, ainsi que d'autres individus recherchés. Ati ikindi nuko uzashobora kuranga ahari cyangwa agafasha mu guta muri yombi abafatanyabikorwa babo mu bugambanyi ni ukuvuga bariya bavuzwe haruguru. hari abo bafata nk'ababafasha nk'ibyitso byabo, barimo Pero Ruwara, harimo Irenge Bayerenge. aba bombi ngo ni ibyitso bya Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa na General Sultan Makenga. noneho ngo abangaba bo buri umwe ashyiriweho agahimbazamusyi ka miliyoni 4 z'amadolari. bashyizeho na telefone ngo ushobora kubarizaho, irahari. yego ubwo rero ngo bikoreye Kinshasa ku itariki 7 z'ukwa gatatu 2025. kabine ya minisitiri wa leta, minisitiri w'ubutabera no kurinda ibirango by'igihugu arasinya. ibi rero Mushakamba ni ibintu
ni nk'umukino sinzi nanjye vuba umukino w'abana ariko sinzi uko nawe. Biratangaje gushyiraho ariko bariya bose ni abakomeye babona bamuteye ubwoba, bamurusha imbaraga, bamurusha igisirikare, bamurusha imbaraga mu buryo runaka, bamurusha ubwenge, bamurusha igikundiro, kandi abona ko atahangana nabo ngo bishoboke, akaba ashaka ikintu yakora. Bakunda bita abanyabyaha, basiga ibyaha, ariko niko wagutsindwa k'ubutegetsi bwa Kinshasa, niko wakugira imbaraga nkeya k'ubutegetsi bwa Kinshasa, kuko niba ufite imbaraga ngo ushyireho umuntu ibyo ngibyo, ahubwo wajya guhangana nawe. Yego. Byiza cyane. Ngira ngo ingingo dushobora kuyivaho. Tujye ku yindi ngingo Mushakamba, ngira ni ingingo ya gatatu. Abasirikare bari bayoboye FRDC Goma na Bukavu, birindwa na M23 n'abayobozi b'ishyaka rya Kabila bagiye kugezwa mu nkiko. Bimeze bike? Ni amatangazo yaziye rimwe. Yego. Ku mugoroba w'ejo ku itariki ya 7. Yego. Uvuga ko bashyireho bagiye kujyana mu nkiko. Twabivugaga kenshi tutese ubundi kuki bajyana mu nkiko abasirikare bavuga ngo batsinzwe ku rugamba cyangwa barahunze, ariko abari babayoboye tukababura. Ni ikintu cyari gitegerejwe kubera Goma yarafashwe, hafatwa ibikoresho byinshi, ndetse bitanatinze afite kugira igaragaze ko abo urwana nabo ari nk'umubyeyi urwana n'umwana, birwana n'abantu badafite akabaraga, ihita ikomezereza hirya gufata ikubohora nabo Kavu byihuse cyane rwose, nta gihe gitinze cyangwa nta gihe giciyemo. Yego. Rero ngo bagiye gutangiza inkiko. Yego. Imanza kuri abo bantu mu byaha bajya bakatirwa harimo n'urupfu. Yego. Ariko zirikane ko bikozwe mu gihe babanje kwambura bari bayoboye urugamba abanyekongo bo mu Babaruba n'Abakasayi n'abandi, bakabiharira abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Yego. Dushobora ntituzatungurwa tubonyemo bariya ba Gasita, ba General Gasita. Birumvikana ntabwo yabisimbuka cyane ko yari hariya. Urabyibuka ko yanahunze Bukavu, ahunga nabi n'abazarendo bari bamwishe. Mu nzira yarwanye nabo arabatsinda Gasita. Twakavuzemo n'Amasunzu. Yego. Ariko ni umuyobozi ukomeye ku buryo bashobora kutahita bamwataka gutyo. Buriya icyo bakoresha Masunzu bamukoresha nk'iturufu, ikarita yo kugira ngo batsinde igice cya Minembwe bakivanemo. Ni ukuvuga iyo tuvuze biriya bice wenda twumve amateritwari agera nko Muranga, twumve Uvira, twumve Mwenga, twumve Warungu, twumve na Fizi, ni amateritwari ageze muri ane. Buriya ni we bagenderaho muri ariya materitwari, ntabwo bahita bamukoraho nonaha. Yego. Masunzu bashobora kuzamwikuza nyuma. Dushobora no kuzabona bashyizemo n'ababandi bafungiwe muri MONUSCO Goma cyane rwose bikureho cyane. Ibi nabyo ni ugutsindwa kwa leta ya Kinshasa cyane. Mushakamba rero tukiri aho. Yego. Kuri ya ngingo twari tuvuyeho, mbonye igisubizo cya Corneille Nanga asubiza uriya Constant Mutamba. Aravuga ati ce pétine en politique savoure sa vie chaque jour dans le populisme. Il faut jouer à votre niveau. Là tu débordes déjà. Tu es un petit que j'admire bien, mais tu risques de finir ta vie hors Congo suite à ta multiplication de bêtises. Ce n'est pas une gloire. Courte. Amubwiye ati aka kana kariya kana kavukiye muri politiki, karimo kariyumvira icyanga cy'ubuzima bwako buri munsi mu kwigaragaza mu bantu. Ati kajye kamenya gukina ku rwego rwako. Urabyumva? Wa mwana we jya umenya gukina ku rwego rwawe. Iyo uvuze biriya ariho uburengereye. Uburengereye
uri umwana nemera mu byo ukora ariko ushobora ufite risike ushobora kurangiriza ubuzima bwawe hanze ya Kongo kubera ibintu bibi byinshi umaze kugira umaze kugwiza ibibi ntabwo ari ishema ibyo ngibyo ni ibyishimo by'igihe gito ishakamba iyi ngiyi ishobora kuba atari akawunti ya nanga wenda ari nk'umuntu wayimwiyitiriye yego ariko inama ajya aha ngaha agira uyu muminisitiri zigambiriye kumukosora yego bitewe n'ibyo akora umunsi ku wundi bishobora kuba atari nanga nyirizina ari nk'umuntu wafashe akawunti akayita nanga ariko ibyo abwira uwo muminisitiri urabona ko bifite ishingiro yego twakomeza tukajya ku ngingo iheruka mbere y'uko tuyijyaho yego si tukiri kuri ya ngingo twariho yego ntabwo ari abasirikare gusa yego ahubwo nyuma y'uko Kisekedi na Bemba batangiye bazengurutse ahantu hose bavuga ngo Joseph Kabila wahoze ari perezida ngo biri inyuma yego n'abayobozi ba IDPS b'ishyaka rya IDPS rya Joseph Kabila benshi bahamagajwe n'ubushinjacyaha bwa gisirikare aho bagiye gutabwa muri yombi yego muri abo harimo Ramazani Shadari yego turamubona yaraniyamamaje ku perezida yego uyu nguyu niwe munyamabanga uhoraho w'ishyaka rya PPRD yego hakaba na mugenzi we yego ni visi perezida ndakeka yego yitwa Obe Minaku Nzala Njoku Minaku ni no mu burasirazuba nawe ngira ngo we na convocation ye iri imbere yawe convocation irahari yego nibyo ngiye ni convocation ngufi yego ivuga iti objet invitation ngo batumiwe muri demiapu ubwo ni demiapu cyangwa ni mu bushinjacyaha demiapu kuko urabona wabahamagaye ni koroneri ariko ubushinjacyaha bwa gisirikare nabwo bukoreshwa n'abasirikare ngira ngo nuyisoma uraza kuyibona neza reka twumve objet ngo ni ubutumire iyi niyo bandikiye Minaku Nzala Njoku baravuga bati vous êtes invité à vous présenter en mon cabinet de travail 6 avenue Kadeko numéro 36 à Kinshasa Gombe le lundi 10 mars 2025 à 10h motif éclairer la justice mutumiwe musabwe kwitaba ku biro byanjye by'akazi biherereye Avenue Kodeko nomero 36 Kinshasa muri Gombe komine ya Gombe kuwa mbere tariki 10 z'ukwa gatatu 2025 isaa 4 impamvu mu gutanga ibisobanuro mu butabera korohereza ubutabera kubuha amakuru ibintu nk'ibyo yego noneho turebe ni igikurikiraho vous voudriez bien vous conformer au jour date en et heure dessus muzubahirize umunsi itariki umwaka n'isaha byavuzwe haruguru batumiwe na koronere yego koronere avoka generale militaire witwa Ntambwe Kapenga Benjamin reka turebe hejuru nureba kuri iyi logo yego urabona ko ari auditora militaire auditora militaire auditora militaire supérieure de la Gombe
yego. nkeka ari ubushinjacyaha bukuru bwa gisirikare. Ni ubushinjacyaha bukuru bwa gisirikare. mu byo ngo batemerewe rero no kurenga igihugu. Yego, ntabwo bemerewe. muri iki gihe batumijwe byabo bitarajyaho umucyo nk'uko babivuga, ntabwo bemerewe kurenga igihugu. Yego. Imbibi z'igihugu. Ibi rero ngewe Yego. bifata nk'iherezo rya Cirombo pe. none se ririya shyaka rirakomeye, icyo ni icya mbere. Yego. iri shyaka rirakomeye pe. Yego. kujya kugibasira. Yego. nyuma yo kugibasira ukongeraho nanga AFCM 21 nayo itakoroheye. Yego. ni ukwigira izore. ni ukwiheza mu gihugu ugenda wikuraho amaboko. ibi rero nk'uko twagiye tubivuga ni nk'iherezo ry'ubutegetsi bwa Kinshasa. Niko bimeze. Yego, ingingo ikurikira. Yego. Ingingo ikurikira rero Kinshasa, Tshisekedi yahaye abari mu mwana we imirimo. Mu gihe abakozi ba stade nkuru ya Kinshasa barimbuye amazamu, bayarimbuye ni nko gufatira mushakamba. Iyi stade ni stade bita Stade Martyre. barimbuye amazamu mu rwego rwo nko kwihemba, ni nko gufatira kuko batabishyura bamaze amezi 9. bimeze biti ibi ngibi. Makuru aremeza ko Perezida Tshisekedi hari umwana witwa Christiana Tshisekedi Chika bamushyize mu bajyanama be bwite. ni itangazo ryatanzwe ritanga imirimo mishya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. ni ibyemejwe kuva ejo nijoro. abahawe imirimo barimo bari mu cyiciro cy'abayobozi bungirije b'ibiro by'umukuru w'igihugu, abajyanama bakuru, intumwa zihariye, abashinzwe ubuzima ndetse n'abajyanama bwite. uyu Christina ari mu bana 5 Perezida Tshisekedi yabyaranye na Denise Nyakeru. Yego. yaje mu cyiciro cy'abajyanama bwite 3 b'uyu mukuru w'igihugu. Yego. murumuna wa Perezida Tshisekedi, Tshisekedi Chibanda Janke, yego, yongeye kugirirwa icyizere akomeza kuba umuhuzabikorwa w'umutekano w'imbere mu biro by'umukuru w'igihugu. Yego. noneho nyuma yaho, yego, haje nanone guhabwa inshingano witwa nako hari abandi barimo n'uwo nabonye ushobora kuba ari nk'umuvandimwe wa turita nk'umuvandimwe wa Minisitiri Wagner. Yego. nahoze mubona ngo yitwa Wagner Mbuyi Katerina. Yego. nawe nk'uko agaragara no mu metisi. Yego. nawe ari mu bahawe inshingano. Yego. ariko dukomeje kureba uyu mukobwa, yego, we yanabigaragaje ku rubuga rwa Twitter cyangwa X. yego, ashimira Perezida papa we, yego, ko yamuhaye inshingano, aho yagize ati Mana mugenga w'ibihe n'ibitubaho byose, ishimwe ryose ni ryawe. Nshimiye Perezida wa Repubulika ku cyizere yangiriye. yego. Anthony Nkinzo Kamole aracyari umuyobozi w'ibiro by'umukuru w'igihugu. Yego. naho umuvugizi aracyari Tina Salama. Yego. izo nizo mpinduka zabayeho. Yego. ntabwo tugiye kuri buri umwe wese. Yego. ariko tujye Mertire kuri stade. Yego. abakozi bayo ngo bamaze amezi 9 badahembwa. bahisemo rero gutwara amazamu n'ibindi bikoresho biri muri stade. Yego. kugira ngo barebe ko bakuramo ayibihaye ibyo munsi umwe. ibyo munsi umwe. bagiye kugurisha injyamani mushakamba. uti bagiye kugurisha injyamani, bya bindi twita injyamani. Yego, ni inyumba. Injyamani urazizi? ni uguteza ibintu nk'imyumba bishaje bagurisha, noneho bigacurwamo ibindi. ibi rero ni kwa guseba kwa leta ya Kinshasa, ariko ikanga igashora imbaraga n'amafaranga mu bijyanye n'intambara.
amadolari barayabonye amadolari ariko ahandi bikanga. Turukumvikana? Alo? kuba none twagana ku musozo. Yego, twagana ku musozo, tugashimira abari badukurikiye. Yego, abari badukurikiye dushimira abakunzi bacu. Abakunzi bacu murakoze cyane, turanabifuriza umunsi mwiza. By'umwihariko igitsina gore turabifuriza umunsi mwiza. Itariki nizizaho umunsi wabahariwe. Ikindi turabibutsa abashya batarakanda subscribe, nibakande subscribe kandi barimwe gusa. Bose rero banakande like barimwe bitewe n'umubare w'abantu usangiza amakuru yacu. Ikirenze icyo munatwandikire muri comments kugira ngo mudushyikirize ibitekerezo byanyu byiza bitwubaka. Turabashimiye rero, umunsi mwiza kuri twese. Umunsi mwiza Mushakamba, yari Sentama. Mikoro ni yawe Mushakamba. Urakoze cyane bwana Sentama, bari badukurikiye turabashimiye. Mwese mugire umunsi mwiza, abari n'abategarugori mugubwe neza cyane. Umunsi wabere w'umwihariko. Imana ikomeze ibarinde kandi ibahe umugisha. Turabakunda cyane.